Murihoraho Yesu nashimwe tata aho ujya wafata gahoro nabonye hatoneka nabyirinze nanjye ndi kubibona ko aragenda mpunga ariko kandi munene karibu nakaza mu gitaramo iwacu hano turashaka turi iwacu kwa Benwa ariko hari n'ubwo muvuga wowe ari we wanamutsinda ariko ntibyabyemewe ariko kandi isoko niso buriya iyo umugabo witwa Rurangirwa yatubwiye ko yaje gusabira imbuto y'imibirira ariko adusaba umugeni akamusabira wowe yaba ari wowe koko rero rwose maze rero ngo uyu mukwe yahageze mugenderere mwakiriza amashyi ariko n'impundu bakabona rero nguyu kandi twabonye ko twizeye arareba ikigo iki kandi nawe kize ko kunyura maze rero utekane urakoze mubyeyi mwiza kwakira umukwe muneza ubu wurijwe mu ntera ntuzongera kunyura mu gasesero uzongera kwicara ku isonga bugari ubaye umukwe mu muryango ubwo ubaye generali furu mu rukundo maze rero mukundira kugendana n'abantu bagutwaza ishyimbo ndetse n'amacumu mu gihe mutabaye wa mugabo we nawe tera intambwe ebyiri wegera umuhungu wawe komeza umwegere umusatire mugere hafi kugira ngo noneho murahindukirira rimwe muri buriya muryango mwiza uhurije mu ntera muneza murambure ibiganza muwusuze n'uwo bakire aba bantu nibo bakire rwose aha mukore n'atari kwaka musuhuze n'uyu nguyu kuko nabo barabakunda kandi umubyeyi aba ari iwabo akagira abana beza nk'amwe iyi foto iri kunyura kuri televiziyo Rwanda noneho rero wongera imbere gutya nanone uyu mugabo niwe mujyane gutya ajye kugusuzumira ibyimbo igumira aho ngaho abanza ajye kuhasuzuma aho hafi rwose aho genda wihuta wa mugabo wihakira uriya yabaye generali furu wewe sinzira kugeza ariko niyo bizaza kuko wagendanye namo neza utambuke neza burya umutwara ahantu ajya guteka ijabiro babanza kuhasuzuma warebe neza uburyo ugeraho icyicarizo ntabwo navuga ikibuno mu birori geraho icyicarizo ikigeraho mu rwego mukwiye uhashakishe hose unahasaka urebe ko byose imbere n'inyuma ari amahoro hasuzume rwose numara kuhabona imbere n'inyuma ukabona ko hamukwiye wongere ujye hafi yaho ndakubwira uko ubigenza wahashimye ibyo bintu bindi ufite birambike hasi ntabwo wakarimisha shobuja ufite intwaro yagira ngo uramuteye maze munini uhindukire neza uri uriya mugabo kugenda hafi namara kubona ko akurebye neza mu ruhanga yashimye icyicaro uri generali mu rukundo agutera isaruti buri wese agira ishyari n'ingarama kirambi zirigire zizashaka umunsi wazo mutera isaruti ni generali mu rukundo ubundi n'abandi b'ingarama kirambi n'abundi kureba bihebye nabo bazashaka umunsi wabo aha ntimureba ukurikirana hatubera bakubwira ngo nimutambutse ni karibu babyemeye ngo bashimye icyicaro cyanyu agatambwe ugenda rwose turagutegereza uyu munsi burijwe mu ntera ugenda agatambwe ushobora rwose keza cyane uratanguza usanga iwanyu uri umwana iwabo nta kibazo wagira wagura umuheha ukongeza undi aho ni iwanyu niho sobukwe akugeneye kwicara nk'umukwe maze rero mugihagaze aho ngaho wa mugabo atora ibikoresho bye noneho kurinda yikwije mwegerane basha ntibweze ko nta cyubahiro mbagomba nta muneza ubari sibyo se hari umugabo wubatse ubarimo ntawe nimba arimo agire gutya nimba atarimo gutya hari umugabo wubatse ubarimo nimba ntawe mubyeyi ngabo abantu ubona bose nta mugabo barimo murashaka se ko abagabo aha
muzi aho umugabo buva nihangahe higeze hatatu mu gusenga kugira amaboko yanjye yakora kugira ngo ugwize no kuba ko ufite icyo cyubahiro gikwiye umugabo. Ibyo byose hari ibyo umuntu yakora afite inkoni se muzane mbereke. Sana setani nawe urizo nawe yikomeyeho kuko nta mugabo barimo. Aba bantu bambarwa intwaro ntuzongere kugendana nabo kuko urumva nawe n'ubundi uburinzi bwabo ni ntabwo ariko buri aho ngaho gutyo bihagije bwabo bwabo. Murasenga se bashaka hajya gutwa Yozefu kurya inyama. Ninde mugabo isake yaba yarakozeho muri Bibiliya wamuze ko ntabwo azi? Boneza ujya hariya reba agatebe kagukwiye hariya, urumva nta kintu uzi, ntabwo umuntu yakurenganya. Kamere ko uyu nguyu wabyize gutya akagira neza akagira warize geography economics biragendana sibyo? Wambwira impamvu akarere ka Nyaruguru ka mu ntara y'Amajyepfo nawe ntabyo uzi? Tora agakoni kawe hariya, toramo kamwe ntacyo, toramo kamwe ntabwo umuntu yabikurenganiriza. Dore ca hano rwagari ntabwo wamenya ibya Nyaruguru, ugenda ujya hafi yazo umara kwimenya uzaza ujye mu bandi. Warize wowe n'ubu uracika ngo yize ubumenyamuntu. Akabazo kamwe k'ingenzi kakakurengera hano imbere y'abantu. Wabwira impamvu umuganga apima umuntu uko ahagaze kandi akamupima aryamye? Tora nawe kamwe. Buriya ntabwo ushaka kurenganya umuntu ibyo adashoboye n'aba abishoboye. Wese uyu yasaba mushiki wanjye reka tenda nawe ushakisha ahantu wicara hariho. Nushaka ujya ku gishyitsi aho twakirira abandi bashyitsi nawe nta kibazo. We kwifata gutya humura kamuhumurize kuko nawe ujya kwa data ntamujyana nanjye. Humura uri inzobe babanza baguha amashyi kuko uri inzobe. Akabondo kawe muri uturu wakamenya ubwo gatoyemo. Ndakubaza icyoroshye, uyu munsi ni kwa kangahe? Kuwa mbere w'isabato. Shakoranga uri umuntu w'umugabo ugenda wicarira hariya. Uyu munsi ni kuwa mbere w'isabato, ni ku munsi w'urukundo. Ubwo itariki ni iyo ngiyo, ukwezi ni uko kuko ni umunsi w'urukundo sibyo? We bakwambuye inkoni nawe. Tora ibyawe mubaze ufite inkoni. Abantu basenga ku isabato urabazi? Nawe urimo. Umugabo wabwiye undi ngo yampaye icyo namusabye, wabyuzuza? Nimba wabyuzuza sinime ndikubaza urabizi. Komeza genda nawe Uwiteka ngo icyo wamusabye ni agakoni kawe uragasubiranye ingendere. Wewe kuko wasigaranye inkoni rero ukanga kuyitanga mu ikotaniro, nta kindi kintu gikomeye wabazwa uretse akantu kamwe gusa. Ugenda hafi ya Muneza uri ingaragu, nawe ushaka mbere w'isabato wawe uzamutumire tuze turye tunawe sibyo?